ntambara y'inkota isumba izindi zose mu gukocagurana hagati y'abamarayika bigometse ku Mana n'abasigaye ku ruhande rwayo mu mirindi yo ku kigero cyo hejuru mu ijuru, byateje imitingito mu isanzure hafi gusenyuka burundu kwimwe mu mibumbi itembera mu isanzure n'isi dutuye nayo irimo, byose biturutse ku bwibone no kwishongora k'umumarayika wakundwaga n'Imana kubera imirimo ye n'ubwiza bwe, Lucifer. Tutaratangira ariko hari byinshi bitagaragarira amaso y'umubiri ariko bifite imbaraga ziremereye ku buzima bw'abantu no ku isi yose, mu mateka y'abantu, haba mu myemerere ya gipagani, mu madini ya kera cyangwa mu bitabo bya teolojiya. Havugwamo abaremwe bigeze kuba abamarayika beza ariko bakagwa kubera ubwibone, irari cyangwa ubwigomeke ku Mana. Uraje wumva uburyo ubuzima bwose tubamo muri iyi si inshuro nyinshi tugenzurwa bikomeye n'ibikomangoma birindwi by'umwijima byamanukanye na Lucifer cyangwa se Satani baturutse mu ijuru bakajya gushinga ubwami bwabo mu kuzimu ndetse na hano ku isi nyuma yo gutsindwa urugamba bahanganyemo n'abamarayika basigaye ku ruhande rw'Imana. Rimwe na rimwe niwumvira riri gusumba umujinya udasanzwe n'uburakari, ubunebwe budasanzwe, urwango n'ishyari biri hejuru cyane muri wowe, menya ko ibi bikomangoma biguhora iruhande. Abo bamarayika baguye mu buryo bwa gihanga bahindutse abadayimoni, abayobozi b'umwijima batawe mu kuzimu. Mu nyandiko